friends. Noneho tugiye kurebera hamwe ukuntu wasiba cyangwa se wagabanya ibintu byuzuza telefone yawe kandi utaruzi ko burya ibyo bintu ari byo byakumariye umwanya wa telefone. Urabona hari ukuntu udownloadinga application uyikuye kuri Google Play Store. Google Play Store cyangwa App Store mvuga ni iyi ngiyi. Hari ukuntu rero udownloadinga application uyikuye hano kuri Google Play Store wasanga itagikenewe ugahita ugira ute, ugahita uyisiba ukayikorera uninstall. So icyo gihe rero ntabwo ibivuye muri telefone permanent. Muri iyi video rero intambwe ku yindi tugiye kurebera hamwe aho izo application ziba zihishe. Zimwe dusiba tukazikura muri telefone tukagira ngo zagiye kandi zikirimo. Tugiye kurebera hamwe muri iyi video aho izo application ziba zihishe. Twihuse urahita uza ufungure ino application yawe yitwa Google Play Store cyangwa Play Store. Ku bafite ama iPhone ni App Store. Then uhakirike. Numara kuhakirika utegereze gato, urahita uza ahangaha. Hano hari agafoto kagaragaza email yawe cyangwa se kagaragaza isura yawe. Niba nta foto washyizeho urasangaho inyuguti imwe nkuru itangira izina ryawe. Niho urahita ukirika ahangaha. Numara kuhakirika urategereza gatoya. Noneho numara kugera ahangaha ahantu hameze gutya, numara kugera ahantu hameze gutya urahita uza hano hantu handitse manage apps and device. Nurangiza uhakirike. Numara kuhakirika uri buze gutegereza. Urahita uza ahantu hameze gutya, hano hantu handitse manage cyangwa manage, yes. Uhakirike. Numara kuhakirika uraza gutegereza. Urabona izi application zose bari kutwereka izi zose ziri installed muri device yacu, kuko bari kutubwira ngo ahangaha bari kutubwira ngo this device. Nukuvuga ngo ano ma application yose turi kubona yari installed. Noneho iyo uje ugakirika hano hantu handitse this device ukagira gutya, uhita ubona ahantu handitse ngo not installed. Izi ngizi ni za application noneho twadownloadinze bwa mbere zikaba installed muri telefone yacu, ariko tugasanga ziri no longer needed, tugasanga tutakizikeneye tukahita tuzikorera uninstall. Icyo gihe rero ntabwo ziba zigiye, ahubwo hari ahantu zibika ariho hano handitse ngo not installed. Urahita uhakirika. Numara kuhakirika uri buze gutegereza. So, mbabwire neza ko zikonsuminga umwanya wa internal storage. So, noneho urabona izi application zose ni application twasibye. Bura dusubiye inyuma nuko twaba turi gutinda, ariko dusubiye inyuma izi application ntabwo twazisanga muri telefone yacu. So noneho kugira ngo uzisibe permanent zive muri telefone burundu, urabona ko dukora uninstall muri telefone yacu, ariko kuri home screen bakatwereka kari ntazihari, ariko mu byukuri ziba zikibitse kuri telefone yacu. Kugira ngo uzisibe burundu rero recovering cyangwa se umwanya wa telefone wiyongere cyangwa se ugaruke, ikintu uri buze gukora izi zose. Bura hari abafite full package ya application ziri muri telefone zabo, ariko mu byukuri zidakoreshwa. Bazi ko bazikoreye uninstall but still ziracyari exist nubwo zidakoreshwa, ariko ntabyuzi. So iri ni ibanga rero, nakabanga rwose nkwibiye. Noneho urahita uza kugira ngo zivemo, uragenda ukirikaho. Twagiye kirikaho gutya, ugakirikaho. Noneho iyo urangije uhita uza hano hantu hari iriya logo
iyo gusiba delete, ugahita ugira ute uhakirika, then ugahita ukora icyo bise remove. Ubu ngubu nibwo zigiye 5 apps removed, ni ukuvuga ngo ubu ngubu nibwo zigiye. Hari abantu benshi rero batekerezaga ko ibintu byabamariye umwanya wabo, ukaba wahutse mu mafilime, ukaba ugiye mu ndirimbo, ukaba ugiye mu mafoto, ukaba ugiye mu tudokimenti runaka, ukaba urasibaguye byose, nyamara ari Google Play Store yabitse application utagikoresha. So niba iyi video igushimishije, wibuke gukora subscribe, kuko udakoze subscribe ntabwo wazongera kutwumva, kandi tugufitiye byinshi byiza. So thanks for watching, this is the end of our video. Ibi nibyo twashakaga kuganira ho uyu munsi. Thanks.